uzatinya umuntu wabyaranye n'undi mu buzima bwawe bwose. Umuntu umukobwa yabumburiye amaguru noneho bakabyarana, uzamutinye. Nta kuntu Emmy ariwe wakabaye ajya muri iki kibazo, ariwe urimo urasaba kujya gufungisha Bruce. Ntabwo bishoboka, sibyo? Emmy ni inda nini cyangwa n'uwo mutima mubi niba afitanye ikibazo na Bruce, ariko nta kintu nibaza na kimwe yaba yaragiye gufasha uriya mukobwa. Yagiye kumufasha iki koko? Emmy nyir'ubwite yaraje hano, uri kunyumva, aravuga ati ikintu mfa na Bruce Melody ni iki, yari umuntu wanjye, turi inshuti, nta kintu napfaga nawe. Umunsi nakoze kuri iriya nkuru y'uyu mukobwa Diane, Bruce yangize umwanzi w'iteka ryose. Urimo kunyumva, we niyo mpamvu atanga. Urimo kunyumva, kuki yayikoze? Kuki ariyo yahisemo gukora? Kuki yayikoze? Reka turebe impamvu yayikoze rero. Ahangaha hano kubera icyo umuntu bari inshuti yahisemo gukora iyi nkuru. Ahangaha turaza gufata iyi nkuru tuvuge ati okay, uyu musore agomba kwidefana nk'umunyamakuru. Umunyamakuru ushobora gutangaza inkuru iko yabimeze kose, ntitaye ko umuntu ari inshuti yanjye, kagaragaza ukuri kuriho. Urimo kunyumva, ibyo ngibyo urya yayikoze kinyamwuga, cyangwa yayikoze uko yagomba kuyikora, yari inkuru yagomba kugurisha, atitaye ku mubara cyo rwose itegeko rari hemerera. Aho ngaho tuhagume. Ahubwo none tukavuga tuti imyaka 8 ishize, iyi myaka ni ryari, niba wibuka, ni ryari yafashe uramwana akamutwara ku ntuzo, akamutwara kuri studio akamusigayo, niba mubyibuka? 2015 ngira ngo. Murebe kubera ibintu bishobora kuba 2015 bikageza uyu munsi, umuntu akaba akirukanka yihambira kuri icyo kintu, akanashimangira muri audio avuga ko uko byagenda kose ikintu kizafungisha Bruce Melody, abibwira nyiri ntuza. So kugira ngo abantu babyumve, ntabwo byarazi, numva uzi byinshi, ihangane gato abantu nkuko bakomeje kubinsaba, nongere nkini iyo audio gatoya. Amatika ntabwo arabazwa bikoze babishaka bande ba Melody na Jado baprovotse ngo mvuge ino kese, bigaragare ko adongo n'inzego nizishaka zibijyemo bihererana abantu nk'uko ubizi babikora, bigaragare ko victim nta kibazo afite. Komsa nawe umuntu wabimbwiye ni umunyamategeko ejo wabimbwiye, nawe biraguca intege kuba biri kuvugwa ukabona ntacyo bimutwaye, ujye wituriza ndetse n'ubundi umwana abayeho ntacyo nkeneye. Ariko uwo mugabo ukuntu ari komite n'umujinya afite, abanza umubwiye uti kugira nange ikirego biransaba kujya mu Rwanda nkeneye icyo cy'indege, kugira nange ikirego biransaba kumara icyumweru i Kigali nirukanka ko mwavoka nizeye yakubwira ati nkorera fagitire y'inyongereza. ako semi buri ikirego nicyo gikenewe buriya cyane, cyangwa hakeneye ubwumvikane bw'abantu. Melody urabona zigera mwumvikana personally, we akaza akakubwira ngo twumvikane? Simbizi. None reka tuganire ndeka ibibazo byanjye na Melody. Melody ari umugabo witeguye ko azaguhamagara akakubwira ngo Dia duhure tuganire? Arayisha ntabwo mbizi nanjye se. Ukuvuga ngo icyo nta gihari, sibyo? Naho ni muri comfortable zone, ahantu rwose ntacyo bigutwaye, nta kibazo. Ikibazo umwana ameze neza, ashobora aho aba, none ubangamiwe. Ariko ejo ibintu bihinduka, ejo bibaye ngombwa ko umuntu ukeneye ubwa butabera ugiye kure kugira ngo ntibaguteke. Aha ntabwo byoroshye, ntiyatari nyine naho ngaho rero ruzi icyo nakubwira. umuntu ushaka kugira umushaka kumpa amafaranga mubwira abangurijemo make yangakeneye muri iyi minsi. Barwaye ingoro iranyishe. None se miti none se ubwo nyine ngo biragenda bite? Njye niyangaje muri iyi dosiye, ibyo nagomba gukora
n'ibiri urumva ariko nawe gabanya urwango wanjye ndarufite ndamaze mabiri gabanya urwango ku muji wawe wana rwose ubu agaswere nyina ntaje yanjye ndimo nawe ni iki yawe gabanya urwango reka sure hano na mwebwe babiri municaye ndiyo zose mwazisotinga zikava mu nzira nuko bamwakomeje hapa ahubwo sinzi network yayivuyeho sinzi mbabe bari bahamagaye ndakubaza ubundi kubwa bibunga byagenda bite nkambwiza ukuri mani yemeye gati reka umbwire fast forward ibintu byanyu biri mu mitwe yanyu byo gufungwa n'iki n'iki mubikure mu mutwe mubikure mu mitwe yanyu uramureke gufungisha undi mwana manyu nawe mari uriya mugabo afite famiye atunze nda nubwo njye yaba ntacyo yamfashije ariko mva nyine afite famiye atunze mani ibigomba kubaho kubera byose mu buryo bwiza rero bw'amahoro n'umutekano twabanza ibiganiro yanjye mbere y'uko ibyo bintu bijya muri ibyo bindi byorezo sibyo noneho ibiganiro byananirana nyuma akaba ari ko habamo izindi mbaraga ariko ibiganiro nibyo bya mbere bamaze imyaka 8 utegeka ibyo biganiro ariko you never know bishobora gukunda you never know bishobora gukunda ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose nibidakunda nyine ubwo nibidakunda nyine ubwo nibwo hazajyamo izindi mbaraga ariko uri guhari se uri mwana nageze imyaka 8 uretse kubisha muri 12 yigire segonderi tuzaganiriza atangira abone izi drama zose kuri social media atangira abaze abamurera atari ku wundi wa mugani papa n'uriya ibintu biba bitangaje ibyo kumufunga ni uko n'ubundi ni icyaha atasimbuka kandi nureba ni ikintu n'ubundi bizagorana ko yagisimbuka ndakigenda umva nta diri irimo kabisa ndetse n'umubeshyi diri nta n'irimo uyu munsi yaba ari ibintu byashobokaga akaza mukicara ku meza akakubwira ati ngaho dukore zana umwana dukore DNA nasanga ari uwe mu buryo bw'amahoro akamwitaho cyangwa se n'umwana nawe akamenya ko afite undi mwana yinjiye hasi kubiza umuhungu arabyiteguye yatubwizanye njye ntabwo ndi mu mutima we bro uko biri kose nawe ni umuntu mukuru and he knows what he wants nakwibora ntabikore bizarangira Emmy nibwo hajyamo izindi mbaraga ariko nzi ko ngenda mfite icyizere ko bizakunda bro hatagiyemo ibintu byo gufungishanya mu nkiko mani ntabwo bari fresh n'umuvumo gufungisha umuntu njye sinzakubeshya kuri iyi nshuro Emmy nta kintu mvugana nawe kuri iyi nshuro nta kintu mvugana nawe ibi ngibi uyu nguyu ari kuvuga ngo ntabwo byumvikana nta kintu mvugana nawe kuri uyu munsi kuri iyi nshuro nta kintu tuvugana ibi ngibi harimo urwango ibi ngibi harimo akagambane sinzi umugabo n'umugambi mufite kugira ngo sinzi n'inyungu irimo ibi byumvikana uko ibi byumvikane ko niba murabwiye ntabwo nzigera ngira inshuti kuri platform n'umwe kuko ntabwo bikunda we kemene ibyo ukivugisha ngo Bruce Melody ngo bishyuye yarishyuye so what yaramaze ntabwo byumvikana uburyo umuntu ntabwo bishoboka turaza gusubira inyuma uyu muntu wo muri Amerika ninde yaragambiriye iki wemeye kwishyura amafaranga yose kugira ngo uriya mukobwa vi Buganda aje gutangira ibirwa afungisha aje gutangira ibirwa atwara Bruce Melody mu nkiko wayi ibyo bintu byabaye kubera iki ni urukundo amufitiye mwebwe ko mwumvishe izi audio
ibyo Bruce Melody yakoze niba tunabyibuka niba mubyibuka Bruce Melody ajya kuri kwa Irene yavuze ngo iki yaravuze ngo uriya muntu aranyanga abonye nuko anyica anyifuriza ibi nta kiza anyifuriza urimo kunyumva kuba rero Bruce Melody yarakurikiye azi ahantu cyangwa aho umuntu agomba kunyura ariko kuri kwese umuntu akagenda kankubaza ikintu kimwe ni intambwe ikomeye yatewe niba aya masaha Bruce Melody ashobora kumvikana n'uriya mwana w'umukobwa ari byo umukobwa avuga ati hagomba kubaho ibiganiro urimo kumva so gahunda iteye itya rero ntabwo niyaka na gato muri iki kintu n'aya majwi numvishe ntabwo tuzubaka iyo showbiz muvuga n'ibindi hagomba kuba amagambo nkaya hagomba kuba ubugambanyi nk'ubu tugize amahirwe tukabona abantu bagiye basolvinga ibibazo bitagiye mu nkiko abantu badateganya ibintu by'amacupa bitwaye iki ni iyihe successful cyangwa ni ikihe kintu cyiza nko kumva aya masaha Bruce Melody aramutse yumvikanye n'uwo muntu babyaranye muri mwebwe ninde utararongoranye akiri umwana muto cyangwa bakiri muri iyo myaka y'ubutineje byabayeho urimo kunyumva ura mwana w'umukobwa yajanga kuri space twaramwakiriye aya masaha niba bishoboka ko uyu mukobwa ashobora kumvikana na se w'umwana we bitwaye iki ntabwo ura mukobwa ari mushiki wawe si n'umugore wawe ku buryo ushobora kumugirira impuhwe kurusha iyo yifitiye izi nizo hate speech tuvuga urunigo rwango mureke kwinjira mu miryango y'abantu ibintu byamaganye kuva mbere kuba ufitanye ikibazo ntabwo kuba ufitanye ikibazo n'umuntu ushobora bimaze gufata indi ntera ubwiyunge bwavahe niba kuba ufitanye ikibazo n'umuntu uhita winjira ahashize kugira ngo wamukubitishe umuntu mufitanye ikibazo udashobora gutwara mu nkiko ibyo ngibyo biba biri amatiko niba ufitanye umuntu n'ikibazo yaraguhemukiye akaba atarakoze ibigize ibyaha ibyo ni ibintu abantu bakwicara bakaganira umwana w'umukobwa yakubwiye ngo uyu muntu nimushobora kuganira amabifu mufitanye mukayarangiza bivuze ngo message yarimo hari umukobwa yakubwiraga ati ndabyumva umukobwa aramwibwiriye ngo ibibazo ufitanye na Bruce Melody ntimwakwicara nk'abaji mukabirangiza umukobwa yari guhereza uyu mugabo message amubwira ati ndabizi ko utari iwanjye kubera impumfitiye urashaka kunkoresha mu rwango umufite cyangwa mu bibazo mufitanye message yari clear urimo kunyumva ntabwo ngira ko ntazigera mfata side y'umuntu urengana cyangwa y'umuntu ushaka kugira undi nabi aharimo akagambane ahangaha harimo gushaka kurimbura Bruce Melody nitandukanyije nawe